nagiye kwiga mu Ruhango, imbogamizi ya mbere nagize nari ngiye nkererewe, noneho hiyongeraho umuyobozi w'ikigo yahise ambwira ati rero wowe ugomba kugira amanota byibuze 70 muri iki gihembwe kugira ngo nkwemerere gukomeza kwiga iyo section. Urumva byari bibaye nk'igihano gusa kuko ndi umukobwa. Ishuri nari ngiye kwigamo nari ngiye kwisanga mu bantu twari 58 ari ngiye mukobwa njyenyine nigagamo icyo gihe. Nabyo byari urundi rugamba kandi numva ko nari nkiri mutoya. Nyine byari ikibazo ku ishuri bimeze gutyo, muri famiye no muri societe mu nshuti zanjye ugasanga bari kumbwira ngo nihangane, ibyo ni ibiki wagiyemo. Hari n'abavugaga ngo ni ikintu cy'abagabo ntibabashe kubivuga mu izina, ariko kuko nari nzi icyo nshaka nahanganye n'ibyo byose, ndagerageza ndiga ndanatsinda ndangiza segonderi. Ntago nagize amahirwe yo kubona bourse ngo njye kwiga muri kaminuza za leta, ariko ubwo nagombaga guhangana nanone na societe nshaka uburyo bwo kubaho. Natangiye rero njya gusaba ibiraka, najya gusaba ikiraka bakambwira bati we ntago wabishobora, si ibi bintu ko ari iby'abagabo. Hari n'amahirwe yo kubona ikiraka wenda nkorere make ariko nacyo nyibone, nayo ntago byapfaga kwemera. Umuntu rero wampaye ikiraka bwa mbere nawe yambereye nka deregiteri, arambwira ati ndaguhemba 4,000, abandi mu gihe bahembwaga 7. Twenda guhemba 4 kubera yuko uri umukobwa. Terega n'ubundi iki kintu ni cy'abagabo, ntago ari ibintu byawe, ati ibi ni ibyacu. Ariko narakoze iminsi 2, umunsi wa gatatu abona yuko aho abandi benstara nanjye mpestara. Ngira ngo abantu bari hano barabizi, twestaraga Nyakarambi, uriya mujyi wa Nyakarambi. Icyo gihe rero natangiye gukora amafaranga nk'abandi, abantu bakajya babibona bakambona ku rwego bakabona ndi kubikora, abantu batangira kubona yuko bishoboka. Ikintu cya mbere nakoze nabanje kwestara inzu y'iwacu no muri quartier, ntangira gukora akazi nk'abandi, ndetse nza no kubona akazi ko kwigisha amashanyarazi ku kigo cya Kirehe Vitisi. Ubu ngubu niho nigisha kandi nkora n'ibyo biraka. Naje gufata umwanzuro wo kwiga kaminuza. Mbyishatsemo kuko noneho nari mfite akazi, narakoraga ngahembwa kandi nkakora n'ibiraka. Hari imirenge sako nagiye nestara myinshi muri kano karere n'ibigo by'amashuri, abadirecteri barabizi ko njya nkora ibiraka byo kuhestara. Nashatse nyine ubwo bushobozi ntangira kwiga kaminuza, ariko ubwo kubera ko umushahara nahembwa gutari uhagije kugira ngo mbe nakirihira kaminuza, nabonye ikiraka cyo kwestara ikigo cya groupe scolaire ya Kigarama, mpakura igishoro. Icyo gihe bampa 300. Ntangira ubworozi bw'ingurube, ariko noroje umuntu kugira ngo nijya ibwagura tujye tugabana, mbona amafaranga nyunganira mu matike. Ndangije rero gutangira umushinga wo kwiga, narize ndarangiza niga electrical engineering. Graduation yanjye yabaye umwaka ushize mu kwezi kwa 7. Ubu ndi engineer, nanjye ndumva ndi proud. Ndangije kwiga numvishe ko mfitiye ideni bagenzi banjye bakiri muri bya bibazo nk'ibyo nanjye navuyemo, mpita mvuga ngo buriya uwahuza abandi banyeshuri, kuko ubwo aho nagiye kwiga abakobwa bahise batangira kujya baza kwiga nabo. Ubu nigisha abana benshi b'abakobwa bajya banyura mu maso benshi. Ariko noneho twakoze itsinda, narabegeranije dukora itsinda ry'abana b'abakobwa bize amashanyarazi n'indi myuga iyo ngiyo bitaga iy'abagabo ariko ari niya twese, turarikora. Uyu munsi tugeze ku ntera ishimishije. Iryo tsinda ryacu ryitwa The Winner Group. Itsinda ryacu rikora imirimo itandukanye, buri kwezi turahura tukagira ibyo dupanga, ndetse ku bufatanye n'akarere kacu ka Kirehe dushimira cyane, tugiye gutangira kwiga gukora inkweto kuko dufite inzozi zo kubaka uruganda rukora inkweto. Ntago narekeye aho ngaho, negereye n'abadamu kuko nabonye inyungu zo gukorera hamwe. Iyo abantu bahuje ubuzima bagakorera hamwe babasha kuzamurana. Uyu munsi maze gukora amatsinda 3 yitwa Umubyeyi Intambwe Idasobanya y'abadamu. Ni abadamu bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri, ubwo ni ukuvuga baba bakennye kurusha abandi. Maze koroza ingurube abantu 58,
kandi hagati yabo nabashyiriyeho uburyo bazajya borosanya ku buryo imwe bwaguye umwe yoroza undi, hanyuma bamara kubona icyororo bakangarura ingurube yanjye. Ariko ntabwo ari ibyo gusa ntabwo ari ibyo gusa, nashyizeho gahunda yitwa urubohero rutandukanye n'urwa kera ho gatoya, kuko ubu ngubu mu rubohero abadamu bafata isaha imwe ikigoroba bagakora umurimo ubabyarira inyungu. Uri no muri gahunda za leta, buri kwezi mba naragupangiye igikorwa gikorwa buri kwezi. Aha navuga nk'uturima tw'igikoni mu kwezi ko n'isi kwezi kw'imirire, nta muntu bimpangira, n'inge ndeba igikenewe nkavuga ngo uku ni ukwezi kw'imirire, ubwo nkabigisha gukora akarima k'igikoni. Niba nigishije amatsinda yanjye, uko kwezi kurarangira abantu 98 bari muri ayo matsinda badufite. Nkakomeza kwezi kw'isuku, buri kwezi mba nagupangiye, ubundi nkabikora nkatanga n'amaraporo mu buyobozi barabibona. Uyu munsi ndishimira kuba ndi umunyarwandakazi ufitiye agaciro igihugu cyanjye, kandi mfitiye n'akamaro abandi benshi, kubera yuko abo nshyira mu matsinda ntabwo tujya mu matsinda gusa, turanakora na poste de sante ya hano hirya yesitawe na rwa rubyiruko rwacu rw'abakobwa. Urumva yuko ari ibintu byiza. Iyi ntego mfite ni ugukomeza gukora cyane. Icyo nabwira abana b'abakobwa ni uko dukwiye kugaragaza ko dushoboye, aho kugaragaza intege nke zacu cyane, ahubwo tukagaragaza ko dushoboye, kuko turashoboye. N'iyo abandi baguca intege, igisubizo cya mbere kiri muri twebwe. Murakoze.